Hari amagambo abantu benshi bavuga ngo ubuzima bwanjye ntibwagize amahirwe, ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese koko amahirwe niyo yubaka ubuzima cyangwa amahitamo niyo yubaka ubuzima? Buri gitondo ubyuka ufata amahitamo, uhitamo igihe cyo kubyuka, uhitamo ibyo kurya, uhitamo abo muganira, uhitamo icyo wiga, uhitamo uko ukoresha amafaranga, ndetse uhitamo niba ukora cyangwa usubika akazi. Aya mahitamo asa n'ayoroheje, ariko niyo agenda yubaka ubuzima bwawe buhoro buhoro. Uyu munsi tugiye kureba impamvu amahitamo yawe ariyo yubaka ejo hazaza hawe, icyo abahanga babivuzeho, ndetse n'uburyo ushobora guhindura ubuzima bwawe utangire ku mahitamo make ufata buri munsi. Ngo ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Aha ni kuri Adolphe Talks. Ahangaha niho tugaruka ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uko wakwimprovinga ubuzima bwawe bigendeye muri self decision zifatwa n'abantu buri munsi. Ngo ikaze. Hari abantu batekereza ko ubuzima buhindurwa n'ikintu kimwe gikomeye, ariko ukuri ni uko ubuzima bwubakwa n'ibyemezo bito bifatwa buri munsi. Niba buri munsi usoma iminota 20 mu mwaka umwe, uba wasomye amasaha arenga 120. Niba buri munsi uzigama amafaranga make, nyuma y'imyaka uba ufite ikintu gifatika. Niba buri munsi usubika ibyo gukora, nabyo birakura bikakugiraho ingaruka. Umwanditsi bita James Clear wanditse igitabo bita Atomic Habits avuga ko ntabwo uhindurwa n'ikintu kimwe gikomeye, ahubwo uhindurwa n'ibyo ukora buri munsi. Iyi niyo mpamvu amahitamo mato afite imbaraga kurusha amahitamo manini afatwa rimwe mu mwaka. Abashakashatsi bagaragaje ko umuntu afata ibyemezo byinshi buri munsi. Nubwo imibare itandukana bitewe n'ubushakashatsi, abantu bafata ibyemezo byinshi kuva ku bito kugeza ku binini buri munsi. Ubwonko bukoresha inzira ebyiri: gufata icyemezo cyihuse gishingiye ku marangamutima, cyangwa se gufata icyemezo gitekerejweho. Umuhanga mu mitekerereze bita Daniel Kahneman wegukanye igihembo cya Nobel mu gitabo bita Thinking, igitabo bita Fast and Slow, yasobanuye ko ubwonko bukoresha uburyo bubiri bwo gutekereza. Hari uburyo bwihuse kandi bwikora, ndetse n'uburyo butinda busesengura mbere yo gufata icyemezo. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bicuza amahitamo bakoze bihutiyeho. Tekereza umuntu umwe uyu munsi yahisemo kureba TikTok amasaha 4, undi ahitamo gusoma iminota 30. Nyuma y'umwaka umwe bazaba batandukanye cyane. Ibi si ukubera amahirwe, ni ukubera amahitamo. Abantu bavuga ngo nta mwanya mfite, ariko ikibazo si umwanya, ahubwo ikibazo ni amahitamo. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bafite gahunda ihamye kandi bagakora ibintu bihoraho bagira amahirwe menshi yo kugera ku ntego zabo kurusha abakora ibintu uko bibonetse. Hari amagambo akunze kuvugwa ngo umbwire inshuti zawe nkubwire uwo uriwe. Nubwo atari ubushakashatsi ubwabwo, ariko igitekerezo kirashyigikirwa n'abahanga benshi bavuga ko abantu bakururwa n'imico yabo babana nabo. Umushakashatsi Jim Rohn yavuze amagambo yamamaye cyane ati: buri mpuzandengo y'abantu 5 umarana nabo igihe kinini, abo bantu nibo bakwanduza imico mibi, cyangwa se nibo bagena imico myiza ubuzagira. Niba inshuti zawe zifuza gutera imbere, nawe uzatera imbere, kandi niba inshuti zawe zifuza ko uba nkabo mu mico yabo igiye itandukanye, nawe uzaba nkabo. Niba inshuti zawe zanga gukora, nawe uzagenda ubigana. Hari impamvu nyinshi ibintu biba. Icya mbere ni ugutinya gutsindwa, cyangwa se gushaka ibyishimo by'ako kanya, cyangwa se gushaka kwisanisha na bagenzi bawe. Ikindi ni ugukurikira imbaga, cyangwa se kubura intego mu buzima bwawe, ahubwo imyanzuro ukayifatirwa na bagenzi bawe. Iyo udafite aho ushaka kujya, buri nzira ibisa n'iyiza. Ariko umuntu ufite intego amenya icyo agomba kwemera n'icyo agomba kwanga. Umushakashatsi bita Viktor Frankl we yari umuganga w'indwara zo mu mutwe, akaba n'umwanditsi wa Man's Search for Meaning. Yagaragaje ko niyo umuntu ari mu bihe bikomeye cyane, akomeza kugira ubushobozi bwo guhitamo uko abyitwaramo. Ibi byerekana ko amahitamo agumana imbaraga no mu bihe bigoye. Tangira ibi muri iki gihe. Muri iki gihe umwanzuro twafata ni uko icya mbere watangiraho ni uko tekereza mbere yo gufata icyemezo. Irinde gukora ibi bintu kubera igitutu cy'abandi. Ikindi, andika intego zawe. Ikindi, soma buri munsi.
hitamo abantu baguteza imbere. Ikindi jya wibaza ikibazo uti iki cyemezo kizangirira akamaro nyuma y'imyaka 5? Niba igisubizo ari oya, ntugifate. Niba igisubizo ari yego, ugifate. Abantu benshi bategereza amahirwe, abandi bagategereza umuntu uzabafasha, ariko ukuri ni uko ejo hazaza hawe ntihubakwa n'amahirwe gusa, ahubwo hubakwa n'amahitamo ufata uyu munsi. Buri gitondo uba amahirwe mashya yo guhitamo ndetse no guhinduka. Ahantu ushobora guhindura ibyahise, ariko ushobora guhindura icyemezo ufashe uyu munsi, kandi icyo cyemezo gishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Ibuka ibi, amahitamo yawe niyo yubaka ejo hazaza hawe. Hitamo neza uyu munsi, kuko ejo uzabaho ibyo wahisemo uyu munsi. Murakoze gukurikirana Adolphe Talks. Niba documentaire yakugira akamaro, kanda subscribe, like na share kugira ngo ubutumwa bugere no ku bandi. Twongere guhura mu kindi cyegeranyo. Ciao ciao.